Shalom. Turacyari ku nyigisho Yesu Kristo mu isezerano rya kera. Uyu munsi turaganira ukuntu Imana yahishuriye Mose n'Abisiraheli uko izakiza abantu ibyaha byabo. Ngo kandi nk'uko Mose yamanutse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Aya magambo Yesu Kristo yabwiraga Nikodemu wari umufarisayo akaba n'umutware w'Abayuda. Yarimo amusobanurira ko umuntu wese ushaka gukizwa agomba kuvuka bwa kabiri, akabyarwa n'amazi n'umwuka. Nikodemu we nk'umuntu wumva nk'umuntu utarabashaga kubyumva neza akomeza kumubaza, ariko Yesu ageze aho ngaho amuhishurira ibanga Mose yakoresheje akiza Abayisiraheli, ko ari ryo n'ubundi Imana izakoresha ikiza abantu bo mu isi. Kubara igice cya 21 umurongo wa 4 kugeza ku wa 9. Bahaguruka ku musozi wa Hori, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi, bati mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu, bari nta mitsima tuhaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya. Abantu benshi bo mu Isiraheli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati, twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Saba Uwiteka dukureho izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka yo mu muringa ayimanika ku giti cy'ibendera. Uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Imana yabakirishije inzoka yamanitswe ku ibendera. Icyo kimenyetso nacyo cyasuraga ko Yesu Kristo yagombaga kubambwa ku musaraba kugira ngo abanyabyaha barakaje Imana nibemera kureba Yesu ku musaraba bakire. Nk'uko Abayisiraheli bumviye bakareba inzoka imanitse ku ibendera bagakira, niko n'abantu bazumvira Imana bakareba Yesu ku musaraba kubera ibyaha byabo bazakira ubumara bw'inzoka Satani aribwo cyaha. Byanditse muri Yohani igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza ku 16. Ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu Kristo yabivuze kugira ngo dusobanurire ibanga ko kumvira Imana ukayizera bikiza. Iyo twumviye Imana tugakurikira inzira yayo y'agakiza, iradukiza. Ariko iyo tubipinze tukabigira imikino, iratureka tugapfa. Nk'uko abakwe ba Loti yabaretse bagapfa. Abamarayika barababuriye babwira ko umujyi ugiye gutwikwa, babigira imikino, byarangiye bapfuye. Kumvira Imana ukayizera bizana agakiza. Ujye wumvira Imana igihe cyose wizera, umwuka w'Imana azabigufashamo. N'uyizera izakurinda ikibi na sekibi kandi izagukiza.